Umutwe wa gatatu: uburenganzira bw'umwana. Igihekane mya. Icyo gihekane nicyo tugiye gusuzumira hamwe uyu munsi. Nanone nk'uko bisanzwe turi buze gufatanyiriza hamwe turebera hamwe imigemo igize icyo gihekane mya. Nanone tugiye kurebera hamwe, turaza kureba umwitozo w'igihekane mya ku buryo ushobora kubaza umwana uwo ari we wese, yaba yiga mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, cyane cyane guhera mu wa kabiri kugeza mu wa kane haba harimo ababa barabyibagiwe, haba harimo ababa batakibyibuka neza, abo bose ni ukubafasha. Ubwo abo mu wa mbere navuze ni ba bandi baba bari kwitegura kujya mu wa kabiri, kuko biracyari ibihekane by'imigemo ibiri gusa, ntabwo bagenda wenda batazi namba cyangwa na kimwe, niyo mpamvu nabo nari mbanjije kubavuga. Ni nko kubategura mu bwenge ku buryo bashobora kuzimuka hari ikintu na kimwe bazi guteranya amagambo abiri ma na ya, rwose bakamenya ko ari igihekane baziga bageze mu mwaka wa kabiri. Ubwo rero turi buze gusoza turebera hamwe agakuru kaba kavuga ngo umusaza myasiro. Agakuru kacu kari buze kuba kavuga ngo umusaza myasiro. Muri ako gakuru ni iki duhishiwemo, ni iki tukitezeho, kandi se abana biteguye gusubiza ibibazo byo kuri ako gakuru? Rwose tugiye kubirebera hamwe. Gusa ibibazo by'aka gakuru byo ntabwo turi buze kubisubiriza hamwe, ahubwo nk'umubyeyi uri buze gufasha umwana umutegure, cyangwa se umubaze uti ukurikije uko wumvishe aka gakuru subiza ibi bibazo. Ninde ukunda abana? Ni bande bazanira abana amata? Ni ibiki myasiraho abana? N'ibindi. Tudatinze reka twisubirire ku ntangiriro kugira ngo tubanze turebere hamwe igihekane mya, tureba kuri ya mashusho abanza tuba tugenda tuganiraho, hanyuma turi buze dukomeza turebera hamwe na ya migemo. Mbahaye ikaze rero kugira ngo mukomeze mukurikire, kandi rwose dukomeze kugendana, kandi nkwibutsa ko niba utarakora subscribe rwose ushobora kuyikora, like nayo niba uyikunze ukayikanda, kandi rwose comment, ibitekerezo, tubibutsa ko tudashobora kwibagirwa na gato ko hari n'uburyo bwo kuzigisha English yoroheje, Icyongereza, ku buryo aho waba uri hose ushobora kumenya amagambo runaka makeya kandi agufitiye umumaro, ashobora gutuma ushyikirana n'abantu. Reka noneho dukomeze mu ntangiriro yacu n'umutwe wacu wa gatatu tugezeho dusuzumira hamwe igihekane gikurikira. Umutwe wa gatatu: uburenganzira bw'umwana. Igihekane mya kigizwe n'ingombajwi ebyiri ma na ya. Icyo gihekane cyanditse inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere cyanditse mu nyuguti nto, inshuro ya kabiri cyanditse gitangiwe n'inyuguti nkuru. Terura amashusho arimo igihekane mya uyashyire ahabugenewe. Ibisobanuro by'ishusho ya mbere: hari imyungu. Ibisobanuro by'ishusho ya kabiri: hari imyembe. Ibisobanuro by'ishusho ya gatatu: hari ubwato. Nibyo rwose, ndizera ko tugiye kubikora neza cyane kandi tutabyica, turabikora uko bikwiriye. Niba umwana ari hafi, gerageza ubanze umubaze uti muri aya mashusho bamaze kutwereka humvikanamo iki? Birumvikana yuko ahangaha nk'uko bikwiriye niho turi buze kubasha gushyira ibisubizo byacu twahawe gukora. Ubwo rero tugiye kurebera hamwe, ese imyungu, imyembe, ubwato ni hehe twumvamo igihekane mya? Wenda tutari twagira icyo dukora, baza umwana, nakubwira ati imyungu, imyembe humvikanamo igihekane mya, ubanze umushimire hanyuma dukomeze. Ubusanzwe uyu ni umukoro twajyaga dukorera hamwe nkabafasha kuwukora rwose, ariko ubu ngubu reka umwana awikorere. Niba ari buze gufata imyungu akakubwira ko harimo igihekane mya, imyembe umushimire ubikuye ku mutima, ariko ubwato naramuka nabwo akubwiye ko cyumvikanamo, ushobora kumukosora ubugwaneza, umugaragariza urukundo, kandi ukamufasha kumva ikindi gihekane kiri mu bwato kitajyanye n'icyo turi kwiga. Ubwo rero reka dukomeze tudatinze turebere hamwe ibijyanye n'imigemo ahubwo yumvikanamo igihekane mya. Imigemo irimo igihekane mya nk'uko turimo kubibona hano imbere, tugira umugemo myi, tukagira umugemo myu,
tukagira umugemo myo, tukagira umugemo mya, ndetse tukagira n'umugemo mye. Iyi migemo yose tubonye rwose yumvikanamo igihekane mya. Noneho hari icyo tugiye kureba, ni ukuvuga urugero rw'amagambo arimo igihekane mya. Ujye ukomeza ukurikirane kariya kadirishya kuko karimo amagambo agaragaza uburyo asomwa ariko kakanagaragaza uburyo yandikwa. Ubwo rero niba uri kwiga gusoma ni byiza ko unamenya uko ibyo dusomye byandikwa. Ubwo kariya kadirishya ubu kari mu magambo avuga ngo urugero rw'amagambo arimo igihekane mya. Turabona ko yanditse inshuro ebyiri mu nyuguti nto, ubundi ikandikwa ritangiwe n'inyuguti nkuru. Ubu rero muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe za ngero cyangwa se rwa rugero rw'ijambo ririmo igihekane mya. Ijambo rya mbere nk'uko turi kuribona ni iri ngiri rikaba rivuga ngo myasiro. Myasiro, myasiro ni izina ry'umuntu. Hanyuma ijambo rya kabiri ni iri ngiri rivuga ngo imyobo. Imyobo, ngira ngo nubwo yaba ari umwana ukiri muto ariko umaze kugira ibintu bikeya runaka asobanukirwa ijambo imyobo cyangwa se umwobo mu bumwe mu buke, ahita asobanukirwa icyo ari cyo. Umwobo ni ahantu baba baracukuye, baba bashobora gushyiramo ibintu runaka bakabibika cyangwa se bakabijugunya bakongera bakarenzaho itaka. Ubwo rero ijambo rya gatatu ni imyungu. Imyungu, niba bishoboka sobanurira umwana ijambo imyungu kuko abenshi muri iki gihe usanga bamenyereye ko ari idegede cyangwa se igihaza, hari n'abo bavuga igihaza. Ubwo rero imyungu mu bwinshi nabyo ni ikinyarwanda ku bantu bakuru, twese duhita tubyumva. Nanone sobanurira umwana imyirongi. Imyirongi ko ari igikoresho bakoreshaga bavuga mu ijwi rirangira kandi rigakoresha ijwi rimeze nka mikoro y'ubu ngubu, kandi rwose umwirongi wakoreshwaga mu gucuranga abantu bakabasha kwerekana ubuhanga cyangwa se ibyo bagezeho mu bugeni bwabo bujyanye no kuririmba. Ubwo rero nicyo bitaga imyirongi. Hanyuma irindi jambo tugezeho ni ijambo rivuga ngo abakamyi. Abakamyi bakaba ari abantu bakama inka kugira ngo amata abashe kuboneka. Ubwo rero umwana mushaka kumubaza niba asanzwe abizi, hanyuma wakumva atabizi ukabona kumufasha. Nanone icyitwa imyiyereko. Ijambo imyiyereko niryo tugezeho. Aha ni igihe abantu cyangwa se intore nyarwanda zo mu muco zajyaga ahantu hahurira abantu benshi rusange, hanyuma bakabyina, bakaririmba, bakagenda mbese bagaragaza ubuhanga bwabo butandukanye. Nabo nicyo bitaga imyiyereko, cyangwa se mu muhanda ahantu hose hatandukanye hahurira abantu benshi bakagaragaza ubuhanga bwabo runaka. Hanyuma irindi jambo ni ijambo imyaka. Ni ijambo imyaka. Ijambo imyaka ryo ntabwo turi buze kurivugaho cyane kuko rikubiyemo ibintu bitandukanye, ariko harimo imyaka umuntu ageramo y'icyiciro cy'ubuzima bujyanye n'imibereho. Wenda umuntu se akagira imyaka y'ubwana, imyaka y'ubugimbi, imyaka y'ubukure, cyangwa se umuntu akagera mu myaka y'abageze mu zabukuru. Iyo ni imyaka ijyanye n'umubiri n'ibijyanye n'umubiri, ariko hari n'imyaka batera, imyaka bahinga yerekeza ku byo kurya. Ibyo byose bisobanura imyaka. Birangiye imyaka tuyisobanuye mu buryo butandukanye rwose. Hanyuma irindi jambo rya nyuma turabonamo imyembe. Imyembe abantu benshi barayizi, abakuru bo ntabwo tubitindaho, ahubwo reba se umwana wanjye, umwana wacu imyembe arayizi, ariko abenshi barayirya buri munsi nk'imbuto rwose. Rero tugiye gukomeza isomo ryacu tureba noneho urugero rw'interuro zirimo igihekane mya. Urugero rw'interuro zirimo igihekane mya, hasi aha ngaha hazagaragajwe urugero rwa mbere. Ukurikire neza ka kadirishya kuko kagiye kudufasha kujya tumenya ese ijambo
nubwo risomwa gutya ryandikwa gute? Ijambo rya mbere cyangwa se interuro ya mbere ni iyi ngiyi ivuga ngo Myasiro afite imyumbati. Myasiro afite iki? Myasiro afite imyumbati. Uru ni urugero rw'interuro ya mbere twumvamo igihekane mya. Urugero rw'interuro ya kabiri twumvamo igihekane mya ni iri rivuga ngo, ni iyi nteruro ivuga ngo Mukamyi ari mu myiyereko. Mukamyi ari mu myiyereko. Aha naho rwose turumvamo igihekane mya. Hanyuma interuro ya gatatu ni iyivuga ngo iyi myambaro ni myiza. Iyi myambaro ni myiza rwose. Ubwo rero niba iri jambo umenya uko risomwa, menya n'uko ryandikwa. Niba bishoboka uzashake agakaramu, uzashake ikaye kugira ngo bimwe muri ibi ujye ubyandika, kuko ni amasomo y'ukuri kandi azagufasha, ndetse mubyeyi azafasha umwana wawe, n'undi uwo ari we wese wagira igitekerezo cyo kuvuga ati ariko nihe nakwigira ikinyarwanda, nihe nakwigira gusoma. Hari abantu usanga batabizi ariko bakitinya bakavuga ati ndahera hehe? Fasha buri wese kugira ngo amenye gusoma. Reka tudatinze dukomeze mu isomo ryacu. Ubu tumaze kwibonera neza muri uyu mwanya amashusho arimo igihekane mya. Rwose ni ugufasha umwana akagenda atahura, ese iki twabonye ni igiki, ese wumvamo igihekane mya, hanyuma ukamushimira nk'ibisanzwe. Nanone ukamubaza uti ese iki twabonye ni igiki, niba ari imyembe, hanyuma ukamushimira nk'ibisanzwe ku buryo yumva ko ibintu yiga agenda abishyira no mu bikorwa. Ubwo rero tumaze nanone kubona imigemo y'igihekane mya. Nk'uko twayibonye, twabonye amagambo agera kuri angahe? Amagambo agera ku 8 yose twumvamo igihekane mya. Aya magambo rwose twayumvise kandi twabonye n'interuro zumvikanamo iki gihekane. Ubwo rero turakomeje isomo ryacu, tukaba tugeze ku mwitozo wacu wumvikanamo igihekane mya. Hano batubwiye ngo terura amagambo arimo igihekane mya uyashyire ahabugenewe. Rwose ngira ngo turimo turabibona. Umwitozo: terura amagambo arimo igihekane mya uyashyire ahabugenewe. Imyembe, imyumbati, myasiro, uburyohe. Nibyo. Ngaho baza abana cyangwa se baza umwana muri aya magambo ni hehe, ni irihe jambo twumvamo igihekane mya? Ubwo rero niba ari mu myembe, rwose umwana akagikora neza, uramuhereza amanota cyangwa se rwose umushimire, umubwire uti mwana wanjye komereza aho, dore uragerageza. Mbashije gukora kimwe, hanyuma ibisigaye nabyo bwira umwana wawe uti ese wowe ni ayahe magambo asigaye muri aya 3? Imyumbati, myasiro, uburyohe, ni ayahe twumvamo igihekane mya? Rwose ubwo umwitozo wacu uraba urangiye neza kandi buri wese abigizemo uruhare. Noneho reka tudatinze twirebera agakuru gakurikira kacu, karaba kavuga ngo umusaza myasiro. Ubwo rero tega amatwi yitonze kugira ngo kano gakuru kaze kugufasha kandi gafashe n'umwana wawe mubyeyi. Rwose niba utarakora subscribe, kanda kuri aka kazogera kayo kugira ngo ujye ubasha kubona buri somo. Harimo n'ayo twize ubushize, ushobora kuyumva cyangwa se ukayumvisha umwana ku buryo azajya ku ishuri abyumva neza. Reka noneho dutangire n'agakuru kacu. Cyakora mu kano gakuru, mu kuza kugasubiza, mu gusubiza ibibazo byako, turaza kubiharira mwebwe babyeyi kandi tubiharire mwebwe abana, kugira ngo n'abana nabo babashe kujya babasha kumenya ese bikorwa bite. Abandi baravuga ngo bikora bite, ese bikorwa bite, bisubizwa bite? Ko nasomye agakuru, abigiye hejuru tuvuga umwandiko, nakuyemo iki?
nasubiza nte kugira ngo abana bumve ko bagize uruhare rukomeye mu kumenya ibihekane nk'uko tuba turimo tubyiga. Ikindi rwose ugifite ikibazo cyo kwiga English, Icyongereza nacyo tuzakomeza kukibibutsa kugira ngo niba hari ugikeneye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 banarenga, rwose tuzabashe kubafasha kukimenya. Rero tugiye gukomeza n'agakuru nk'ibisanzwe, reka dutege amatwi kugira ngo tubashe gukurikirana tumenye uko gateye. Soma agakuru gakurikira. Umusaza Myasiro. Ibisobanuro by'ishusho. Hari inzu. Hari abana 5, abahungu 3 n'abakobwa 2. Abo bana bari ku ruziga bafatanye mu biganza. Hari umusaza wicaye iruhande rwabo ufite umwirongi. Iruhande rwe hari inkoni y'abafite ubumuga bwo kutabona. Umusaza Myasiro akunda abana cyane. Akunda kwicarana nabo abavugiriza umwirongi, akabaha umwanya wo kwidagadura bagakora imyiyereko. Iyo imyidagaduro irangiye, abakamyi bazanira abana amata. Myasiro nawe abaha imyungu bakarya bishimye. Barangiza buri wese akamuha imyembe agataha anezerewe. Rwose aka gakuru kacu tubashije kukumva, ariko se twakumvise neza ku buryo twasubiza ibibazo byakabajijweho? Kubera ko agakuru bisaba kukumva neza, reka twongere tugasubizemo kugira ngo turusheho kugasobanukirwa rwose. Soma agakuru gakurikira. Umusaza Myasiro. Ibisobanuro by'ishusho. Hari inzu. Hari abana 5, abahungu 3 n'abakobwa 2. Abo bana bari ku ruziga bafatanye mu biganza. Hari umusaza wicaye iruhande rwabo ufite umwirongi. Iruhande rwe hari inkoni y'abafite ubumuga bwo kutabona. Umusaza Myasiro akunda abana cyane. Akunda kwicarana nabo abavugiriza umwirongi, akabaha umwanya wo kwidagadura bagakora imyiyereko. Iyo imyidagaduro irangiye, abakamyi bazanira abana amata. Myasiro nawe abaha imyungu bakarya bishimye. Barangiza buri wese akamuha imyembe agataha anezerewe. Agakuru rwose tumaze kukumva mu buryo bwiza kandi bwumvikana. Hanyuma se nyuma yo kumva aka gakuru, ni gute wasubiza cyangwa se ni gute wafasha umwana gusubiza ibyerekeye aka gakuru kacu? Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ukuzirikana bino bibazo uko ari 3. Ikibazo cya mbere, ninde ukunda abana? Dukurikije agakuru ushobora gusubira inyuma gatoya ukamenya ese ninde ukunda abana, hanyuma umwana akaba yabasha gusubiza. Hanyuma ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ni bande bazanira abana amata? Icyo kibazo nabwo rwose ushobora gusubira inyuma muri ka gakuru kacu hanyuma ukafasha umwana. Ikindi kibazo kirabaza ngo ni ibiki Myasiro aha abana? Rwose muri ka gakuru twabonye igisubizo, ariko hano hari amagambo yagufasha gutahura ibisubizo bikwiriye. Ayo magambo harimo ijambo Myasiro, ijambo abakamyi, ijambo imyiyereko n'ijambo imyungu. Ngira ngo murayabona ni aya magambo uko ari 4, rwose niyo ushobora gukurikiza. Ninde ukunda abana? Ese ni Myasiro, ni abakamyi. Ninde ukunda abana? Ese ni Myasiro, ni abakamyi. Ni bande bazanira abana amata? Rwose ukagenda ubisubiza muri ubwo buryo. Ni ibiki Myasiro aha abana? Ni imyiyereko cyangwa ni imyungu? Rwose uwo ni umwitozo ureba mwebwe babyeyi, kuko namwe rwose mufite inshingano yo kwita ku bana no kubafasha kwiga. Ubwo rero ibi nabyo rwose ni ingenzi. Tumaze kwirebera neza kwandika n'uburyo igihekane nya gisomwa. Ubwo rero naho ubutaha ku isomo rikurikira, ngira ngo mbibutse ko niba mukomeje gukunda aya masomo yacu, rwose mukore subscribe kugira ngo dukomeze, kandi niba bishoboka ubu noneho mushobora gusharinga kugira ngo n'abandi babashe kumenya gusoma, kandi rwose bizabagirira umumaro. Ubwo rero
Mwakoze cyane gukurikirana rino somo, tukaba tugiye gutegura uburyo tuzabagezaho irindi somo rikurikira. Ikindi, hari ingingo runaka mwifuza ko twabateguriraho isomo, nabyo muremerewe kuba mwavuga muti uyu munsi utwigishe ntibavuga, bavuga abana ntibibuka ibijyanye n'amata, ntibibuka ibijyanye n'ingoma, ntibibuka ibijyanye n'ingobyi, mbese urumva hari nk'ukuntu bavugaga ngo umwami ntiyicara arateka kandi ari ukwicara. Ibyo se birumvikana? Birashoboka se? Rwose ibyo nibyo bita ntibavuga bavuga. Agati bavurugisha amata kitwaga ngo iki? Ese mbese kosha, kugura, kugurisha, ingobyi, isekuru, mbese n'ibindi muri ntibavuga bavuga. Urwo ni urugero nari ntanze, ariko hari n'ibindi ushobora kuvuga uti njyewe umwana wanjye hari amagambo ataramenya gutandukanya. Ese iyo bavuze wa mugani imyaka umuntu amaze ariho n'imyaka bahinga bitandukaniye he mu mivugire? Wenda ibyo ngibyo byo birasa, uramutse ugiye kubikorera ubushakashatsi ku bijyanye n'imyandikire, imyaka. Ariko se ni urugero, dufashe nk'ijambo tukandika ngo itara, ko hari igihe umwe ashobora gusoma itara bacana, undi agasoma itara ry'ibitoki, undi we akisomera itara ry'amakuru. Abo bana bose ko baba bagikoze, ese babitandukanyirizaho ibyo bintu bakabimenya hakurikijwe n'icyitwa ubutinde n'amasaku? Hari n'ibindi rwose abana baba bashobora kwiga bakamenya. Ese inteko z'amazina ni iki? Ese imimaro y'amagambo ni iki? Ese ubwoko bw'ijambo ni ubuhe? Ese muri aka gakuru ni ibihe binyazina birimo? Ubwo ndimo gutegurira cyangwa se kuvuga abana bigiye hejuru, mu wa 4, mu wa 5, mu wa 6. Nubwo twibanze mu mwaka wo hasi cyane, bivuze ko n'abandi bana turabazirikana. Ubwo rero mubyeyi ibonyeho umwana afite ikibazo, ahantu acika intege, acishije, mbese ukabona haramugora, ariko mu rurimi rw'Ikinyarwanda ushobora kutubwira tukamufasha rwose. Kandi niyo nayo gahunda yo kwiga Icyongereza ntireba abakuze gusa, ntireba batazi gusoma gusa, ntireba abanyeshuri gusa, ireba abantu bose. Ubwo rero muntu ubyifuza kwiga Ikinyarwanda neza n'Icyongereza, garagaza aho ufite intege nke kugira ngo tugufashe, cyangwa se dufashe uwo wifuza ko twagufashiriza. Ubwo rero ndabashimiye, nongeye kubashimira, bitumye videwo cyangwa se iri somo riba rirerireho gatoya, ariko nifuzaga kubabwira n'icyo kintu. Kandi rwose mwakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Kora subscribe rwose kugira ngo ubutaha uzabone irindi somo rikurikira.